Mu kiganiro da Feston mumenyereye ko tubazana abahanzi benshi batandukanye abafite ama videos ndetse na audios tugenda tuganira nabo batubwira ibyo bahugiyemo muri no minsi ari nako rero baba batubwira ku ndirimbo baba batuzaniye nshyashya. Ubu ngure turi kumwe nande, ubu ngure turi kumwe n'umuntu abenshi baramuzi mu myaka za 2009 nta wundi ngo yari ngo ari umwami wa hip hop mu bana ngo Karangwa Lionel aka Lil nandi mazina menshi cyane ntazi nandi mazina menshi cyane yagiye yiyita. Watangira rero wibwira umuntu ukurikiye Family TV akakanya by'umwihariko ikiganiro da Feston. Kunzi nyegera mfata umbyinishije sheri nyegera nseke ingwi ni Lil G umuhungu wa nyine kuva na kera kugeza uyu munsi agihatana. Kuva na kera kugeza uyu munsi agihatana. Abenshi barabizi baravuga ati Lil G ntago muri no minsi arimo arasora indirimbo cyangwa se nkuko akunda kwivuga imizigo. Nukubera iki kandi mu bihe bya kera wari mu bahanzi barimo barasora imizigo buri kanya? Urabeshya cyane bashya bakunzi ba Family TV kuko show yawe ndayireba uri gukina indirimbo mperuka gusora yitwa mu buzima nta namezi 3 yarashize. Mfite indi nshyashya yitwa Umubyeyi nayo nzanye na mbere y'izo ngizo hari zinatangiranye umwaka, so ahubwo uyu mwaka gihe wambereye mwiza. Uyu mwaka wakubereye mwiza. Wenda turi kugenda twerekeza ku ndirimbo yawe Umubyeyi ari nayo ndirimbo atuzaniye uyu munsi kuri Family TV muri The Feston Show. Iyo ndirimbo yawe Umubyeyi nyine washaka kuvuga iki, nihe message? Bavuga ku buryo umubyeyi ari umuntu wingira akamaro cyangwa se akataraboneka mu bantu bose bo kwisi, yuko rero akenshi ibyo tugenda tugeraho hari igihe twirengagiza yuko nibura haba harimo 90% yabo, kuko 90% yaba ari nyinshi cyane. Habanza Imana agakurikiraho bo ibindi twebwe aba ari umugisha tubakomoraho. So rero naraje gusanga benshi baba batabyibuka mpitamo gukora indirimbo nyitura ababyeyi nyibamo nk'impano ya Noheli na Bonane. Uyitangamo impano ya Noheli na Bonane. Eseridi wenda waturirimbira kuri ndirimbo Umubyeyi kugira ngo ukurikiye Da Feston akakanya ahita yumva mbere yuko wenda ashaka kuyireba. Uvuka ni rimwe nawe ukabuje mu bandi, ubu buzima tubamo nta kiguzi ikindi, ubuzamo gitware by'uburyo umwana n'inkundi kumvuna utera meru kubyara umunsi ku wundi, ibindi babyirebere ntahita mbirangiza byose. Urimo urabasogongeza. Ese nta bitaramo waba ufite muri no minsi? Uziko abanzi benshi muri iyi minsi barimo barasohora album. Ese Lil muri iyi minsi ari gutegurira iki abakunzi b'umuziki abakunzi ba Lil kuva mu 2009 kugiye bakumenyeye? Uri kubategurira iki muri no minsi isoza umwaka dore ko dusigaje iminsi itageze kuri ine? First of all iyi ndirimbo mbahaye ni ikiruta byose kuko yanitira album yanjye ya gatatu bazabona mu minsi iri imbere. Ntago mbabwita ariko kugira ngo abahanzi badukurikiye batayifatiye gusa wenda muri makeya ni album ya gatatu nyine nicyo kintu kiri bukurikira indirimbo. Uvanga indirimbo abantu bayireba yumva bayikunde kuko niyo atitira album ya gatatu bagiye kubona nicyo kintu kizahita gikurikira. Naho ubundi ibindi bitaramo bisanzwe byo turabyitabira baratumira, ariko cyanye nyamukuru kizaza ejo bundi mu minsi iri imbere nyuma ya Bonane. Nyuma Bonane niho uzereka abakunzi bawe. Watweretse ino ndirimbo Umubyeyi ukoreye amashusho. Ese ninde uri muragufasha muri production yawe muri no minsi? Abahanzi benshi bafite aba managers, ninde uri kugufasha production yawe muri muzika muri uyu munsi? Je nikorera indirimbo, ariko nikorera indirimbo nanyiza Junior Multi System akanyunganira mu buryo bwa mastering niki, ariko banayitangiye yose kugeza nko kuri 70% na record. So ahubwo video production ni Bob Chris Rahim. Yeah, Round Music always up. Round Music ihora it's a great nyine ni nkakushatse kuvuga wenda Lil turimo dugenda ari nako wenda dusatira umusozo kuri no interviews dufitanye akakanya. Nta ma collabs waba ufitanye n'abandi bahanze muri iyi minsi? Collabo tureze ukora mu uyu mwaka ugiye kuza 2018. Navuga yuko ibyo ngibyo bizazanye muri album Umubyeyi nyine y'indirimbo nashyize hanze. Nyuma y'indirimbo yashyize hanze, ese Lil niki wabwira abakurikiye Da Feston akakanya? N'ubuhe butumwa baha? Ndavuga ku bakunzi ba hip hop benshi bavuga ko injyana irimo iragenda izimya nyine, nka byendi bavuga nyine ngo injyana ntago ikiri injyana nk'iya kera, ati hip hop irimo iragenda izima. We kuri hip hop ni cye cyitegererezo ubona muri hip hop? Ni iki hip hop iguha ku buzima bwawe, ari nacyo wabwira ku bantu bose bafite imyumvire avuga ati hip hop kabisa yarazimye? Icyo nabwira abakunzi ba Family TV n'abanje muri rusange dore ko tunabasangiye, hip hop ntago ari injyana isanzwe, ni injyana ya danje tuyitazegeragera n'ahijya. So waba yivugaho ibintu nyine byose bidasobanutse nuko abadasobanutse, ahubwo we
icyo ngicyo nababwira mbararikira nyine no gukomeza gukurikira indirimbo ko n'ubundi nayo iri mu njyana ya hip hop. Ese urabona we kuri wowe reka tuve kuri muzika wenda twerekeze kuri uno mwaka urabona uno mwaka wagenze ute niki wagusigiye kuri wowe kuri nk'umunyamuziki ni izihe mpinduka ubona zagaragaye muri muzika nyarwanda utigeze ubona mu yindi myaka yose yagiye ishira? Umwaka wangendekeye neza cyane, wangendekeye neza kuko nakoze ibintu nashaka gukora byose, narabikoze kabisa. Nashimira Imana abafana banjye muri rusange kuko burya niho support ituruka cyane. So Imana n'abafana, Imana ibibizi, abafana namwe mu byumve bakurikiye Family TV. So ni ikintu gikomeye cyane rero navuga yuko umwaka wangendekeye neza kandi na 2018 bizaba akarusho. Bizaba akarisho. Wagenze neza nyine ku ruhande rwawe muri muzika wenda no ku ruhande rw'abandi. Ese wenda hari benshi bashaka kwibaza ati ni iki cyaba cyarakugoye muri uno mwaka? Ndavuga ati muri muzika yawe ikintu cyarakugoye ukavuga ati iki ngiki cyambereye inzitizi kurusha iyindi myaka yose nahuye na ntacyo pe, ntacyo. Ni mpamvu umwaka wagenze neza, nta kintu na kimwe cyangendekeye nabi. Umwaka wagenze neza kabisa, yaba muri muzika yaba no business zindi ku ruhande byose. Ese apart from music nakaye kazi wenda ukora wabwira abakurikiye The Face kuri Family TV aka kanya? Cyo nabwira no kumba kunda bakomeze bankurikire kuko nige muhanzi wa mbere mu Rwanda utazigera unazima. Ibikorwa birigaragaza. Mwamwe yumve rero nirije hano muri The Face kuri Family TV ababwira ku ndirimbo ye Umubyeyi, indirimbo nshyashya ifite n'amashusho.